Papa Sava. uri mu bicuri Dari ndabona Dari bwana. Dari nawas. Dari man. Dari. Iriya gahunda ya weekend se ngo tuyimurire ryari ko wumva uri kuvuga ngo ntabwo uzaboneka. Nje nta mpamvu y'ibintu byinshi. Mwebwe murebe ariko reka mbereke. Tuse nabimura amasaha. Urumva? Tuvuge katurebe saa 3 saa 9. samama Etse nyine turebe saa 3 saa 9. Katwishyira nka saa 11. Z'ijoro Z'umugoroba. ni mu wakicara ahantu mwana erega buriya niba twiyemeje ku tuzajya ahantu tukishima tukanezerwa ntabwo wahera saa 10 Ariko nanone ntabwo wajya ahantu ngo utangire kunywa amayoga izuba ryayo. Hakuze ibiyoga bya saa 5. oya nanjye kandi aricyo ndimo kurwanya njye ndimo kurwanya amasaha yo ku manywa ya kare mwarese uri kurwanya saa 1 tukaba nibura saa 1 oya ari ninjoro gute niba ibirori impamvu ugera rivuze saa 3 saa 3 saa 11. Nari mvuze nti tuvuge waruvuze saa 9 saa 9 waruvuze saa 11 nyivuze nyuma mvuze saa 9 saa 11. Impamvu ugenda uvuga ruko biri bugende urabizi nta mpamvu yo kugira ngo umukobwa we yaraye mu gasozi urumva narangiza ataye saa 1. Ibyo bintu nagarisaba sibyo tubwizanye ukuri burya buretse ndimba nawe tekereza ibaze kugira ngo utahe saa 12 saa 12 n'igice saa 1 kandi wibuke ko bizaba byakiye ari umuganda kutumoto abantu bakunyuzamo ijisho benshi bazindutse bajya mu muganda bari bagiye ahubwo ikiza twe twagenda tukaza saa 11 mu gicuku akariko abantu saa mu gicuku akariko abantu batangira kwakangaye ku muganda wana none ku muganda tugomba kujya mu muganda ahubwo muri kumva byose reka rero mumeze nk'abatumva ibintu dore mbabwire mumeze nk'abatumva ibintu ngiye mureke mbakanje ibintu bipanga reka mbaye plan ngiye reka mbaye plan ya nyayo sibyo mbaye plan ya nyayo simuvuze ngo tubishyire kwa gatanu tubishyire kwa gatanu kwa gatanu ni kwa gatanu w'umuganda kwa gatanu w'umuganda ariko reka mbanze reka ntange igitekerezo uretse nkubwire impamvu ugiye ntemera kwa gatanu w'umuganda natwe uratureba murebe iminsi umuganda uratureba naho rero rese tuzajya mu muganda turi muri hangova twatashye igicuku murebe kwa gatanu ubanziriza w'umuganda tugende tuyagare tumwe dusinde wa mbere dusinde urumva uko bimeze nitumara gusinda turahari abazinduka ibicuku bazinduka ibicuku urukunyumva bataha nyine oya tufata twibwe turyamye kwa gatandatu tube turara ahantu hamwe twese tumanuke ku cyumweru ayo ngiyo bariyo gahunda ariko wabyumvishe maduda birimo neza ibyo nicyo gitekerezo nashaka gutanga niba hariho kwishima kwa gatanu yego iryo joro tuyagare yego dutahe mu rukerera nidushaka turuhuke yego sibyo turuhuke nibigeza mu masaa 9 y'amanywa umuntu aba amaze kwiyumva urumva yahangomba tukubita ibisosi mu gitondo turangiza turyame saa 9 mu masaa 9 saa 10 gutyo za twongere tubyuke twitegure duhite tujya ahantu twongere tuyagare turye show noneho ku cyumweru nubwo ntaho twajya tubyuke nka saa 4 saa 5 nka saa 4 saa 5 twitegura no guhita dutaha tukimwere kabisa iki kitekerezo cyo nababwira igitekerezo no original urumva ubundi nibyo sinzi impamvu kubyumva byari byagoranye mwe mutabyumva oya ahubwo gufata umwanzuro byari byaranende ko rero reka kuzanye igitekerezo mado Dari kuzana igitekerezo reka nkubwireyo gishyira mu bikorwa ndashaka kuguha ubutumwa kasha buriya ndashaka kuguha ubutumwa urumva buriya ni wowe uri hano ariko umenye ko urumva iyo minsi nyine nawe urabyumva oya wowe ntugire ikibazo ujya se kuzana ntuza kurara
aho ntimugire ikibazo rwose. ikizi seko mbono yagaye kibazo ariko mbona yagaye hafi yakosha okay nikizi gahunda ikurikiyeho rero kubw'ibyo udushoti uduki buri muntu wese agashoti abantu batari kunywa bane bashoti bande soya na agashoti buri oya natwe turimo natwe turimo ahubwo kiramo najyaga kukayorohe mwana umva natwe turimo na agashoti kandi udakubita agashoti ubwo ni round musa yoboka musa oya ndagira mbigishe udakubita agashoti turune akaragamo round Okay, reka tubyoroshye kuno sibyo. Buretse mbanza maremo yanjye mutaza kugira ngo twavuze ngo iki? Okay, reka mbabwire sibyo. Ni mutere shot kuri iyo muri kunywa natwe turatera shot ku muntu yaje. Byose ni shot ariko. Oya. Umva. Ngewe ngiye kuba igipimo. Banza musa. Igipimo mwakibonye? Mwakibonye. Hera kuri musa. Oya igaragaza. Musa. Cyagarika. Urahera nyihereho. Reka mbaho umufana. Mwana wibuke ko nawe kurahita umaranya musaza. Ndayibamaranye turagura indi. Reka mbaho umufana. Ahora se quiere. Iyo yihe matutu. Tuzenguruka gutya mane nta birenze. Akira. Ndi nakica umutindi. Nakica umutindi, nzogayica umutindi gute? Nzogayica umutindi. Wayo. Ko bishyuhiranye. Akuri cyo matutu. Tiburane n'amadudu mushyiriremo. Ntacyo napfe kumubwira. Ni umukobwa. Reka mbabwire pe sibyo. Mwese murabizi. Ubwo ni round nyine. Bayiza ndetse. Uretse sibyo. Ndajya kunywera round. Mwanditse nk'ababazi. Ngenda kunywera round. Uretse kwanza yica amazi yongeremo n'iyi. Murabizi neza ko turi crew sibyo. Tusangirira hamwe ibintu byose kabisa tubikorera hamwe sibyo. Ako murabizi ko ikintu cy'inzoga noneho rikeri ntago nkuraho. Sibyo ntago ari ukubasuzugura cyangwa kubaca amazi. Ariko ikintu cyitwa kunywa hari ukuntu turi bamwe kabihirasi. Turi bamwe. Oya turi bamwe. Cyane. Simbivuze inshuro zirenga 3. Niba turi bamwe rero. Sheri nako gusa nta. Turaguheka. Akira. Ubwo ni round. Iroroshye. Tuyibare round. Iroroshye. Ariko se ako no gasuzugura abantu b'abagabo mwana. Okay, bubitekerezaho. Akira digidi. Bubitekerezaho. Ntabwo nkunda ukuntu ngewe iyo nsinze mbameze nicyo kibazo. Iyo wasinze kuyinywa nayinywa ntabwo ari uko ntazinywa ariko nanga iyo nasinze ukuntu mbameze. Ariko so wanga nawe ukajya muri vibe najya muri vibe. Ese sindi vibe ntabwo turi kumwe koko. Musa akopa ko. Oya wedusuzugura kabisa. Wedusuzugura kabisa. Zana n'uwo munyu. Wedusuzugura kabisa. Ubwo rero ni insinda. Ntacyo. Umuntu yanahamagara cyahobo kikagutwara humva. Ntacyo. Cyangwa umunya wihoreje. Oye n'umunyu. Aya nakoresha kugira ngo karage. Ko hari ikintu baye. Urabona hari ikintu baye. Wabayo. Ariko nk'ibyo bintu uba wigira ni ibiki. Ubu ntabwo tugiye digi n'utayo. Utayo. Ariko genda ifite. Oya.
njye sinateye shoti njye sinyifite kabisa reka nkwiye mwana ntabwo ahubwo nayima digidigi wakamwujurije ndakuyamye mwana zano mu bolo oya njye ntabwo nkoresha umuntu okay rohaye mu kirahure cyanjye mana aha watubonye tukanywa noneho twebwe muri angle de consommation rohayo angle de consommation hano umukene arakunda twagiye none twagiye nuko nyine urumva naho ubundi rero ibintu bikagenda mwana tuyimazemo ariko tutaranagera oya barazana iyindi mwana barazana iyindi mwana buretse barazana iyindi tumekaye barazana iyindi kiranaryoshye kamuka neza cyane papa sava ubutegura kandi kacupa abantu urumva naho ubundi musa ibintu nibyo niko biba bigomba kugenda ibintu niko ubutegura kandi gacupa cyangwa reka nkwereke kugira ngo atongera gutera shoti reka tumuvangire mu gakoka oya oya ni agashoti si by'abasamado ariko umugabo mwaretse kuko mureke njye komeze mwe oya rata yego komeza umwe kuri kumwe musukira mu gafuka nyama ntabwo gakeya ntabwo ngiye ntabwo oya bino bintu ntabwo akunda ibivanga zacu nta kibazo biriya barabyikurikiranira nta bibi hagati yabo mumbabarire pe ntabwo nshaka ko ibi bintu bigira ni ba bakozi ba urumva mwana urumva aha hari ikibazo ubu cheers kwanza cheers cheers kabisa bakuvangira tugotomera n'umusufatika yayo ukuntu umva rero mwana urumva ukuntu bigiye kugenda musa ni wowe ukunze kugira ibintu by'ibibazo urumva uretse gato ukunze kugira ibintu by'ibibazo byo kuyagara urumva tukumvikana ibintu ugasanga amakuru yashyize muri rubanda ibi bintu biri hagati yacu ndabeshya niba twebwe twicaye tukavuga ngo nimba atagiye gushora urumva ntabwo ari ngombwa ngo ayo makuru agombe kugera hehe ku mugore ndabeshya wa hari icyo wavuga reka mbabwire hari icyo wavuga ibintu ibyo ari byo byose turi hano yego turi abantu bakuru ubundi n'ibyo bintu by'urugendo ibyo by'urugendo twavuze bikwiye kuguma hagati yacu niyo mpamvu nabwiye madudu nituramuka dukeneye n'abantu tuzagendana sibyo madu abantu tuzagendana sibyo ngushyiriremo nituramuka dukeneye abantu tuzafatanya urugendo madudu ubwo arabyumva neza niba uzabona abakontora none sibyo bibandi ku buryo wowe ni we chefuteni uzanabizanira batatu ibyo birandeba igihe byantuza urumva batatu uva ukuntu bizagenda wowe arandeba urumva wowe babiri kuko batatu rero Margarita atazabimenya oya we ntabimenya Margarita atazagira n'umuntu njye nzamubwira ko hari akazi tugiye remba ukuntu bigiye kugenda rero terura telefone yawe nkwereka ukuntu bigenza sibyo dukore gahunda nk'abantu b'abagabo oya ndavuga irimo mobile money ikoresha nyine ibyo kohereza kubitamo gahunda kuri iyi nimero tukibyibuka sibyo ataza kubaho kuyagara abantu bakagirana ibibazo sibyo kwa kuntu twavuganye noneho hahita hakurikiraho iki ngenda cyafite ibitekerezo byinshi shyiraho kode wowe kwita ku mafaranga akizeho wowe wowe wikwita ku mafaranga akizeho ibyo turivuganira mushatse ntimwanatumira n'umugore wawe by'abagore twabivanyemo Jessica yongeramo shyiraho kode ngewe ibyo ngibyo turivuganira oya nta menshi si biri hagati yacu shyiraho genda sigara mbikurikira menshi
nayo amafaranga nkoreje me oya ntacyo namfasha ntuyamare we ntayamara se genda abandi iki ntuyamare ndakwereka noneho rero gahunda dore kanashizemo sibyo papa sava oya ntari mwihorere ibindi amafaranga ibindi ndabikurikirana zana kandi dore cya kabiri fata telefone uretse gato ndimbati kashizemo wabyihorereye fata telefone zawe zombi mu ntoki sibyo nk'abantu b'abazungu mara agacupa kawe sibyo aho si sawa noneho nk'umuntu w'umuvandimwe wanyohereje akamesaje akanono nsigara mvugana na musa akantu ka feri ubwo ibindi twagira ntabwo ngo n'ubundi nari mfite gahunda kandi gahunda ntabwo nakwica gahunda reka mbe mbacike sigara mbikurikira mbacikeho mazu gahunda ni porogaramu sigara mbikurikirana kuwa gatanu baza turabihuza kuwa gatanu ndimbati njye mbirimo sawa mwaribi kandi mba ubwo ntari mwana sawa bonye nyine ugerageze ndacyahari ngewe kuri aya mafaranga ndacyahari ntupfe kuyamara uko ubonye ndacyahari ndiho sawa musaza ntaribi ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye uraza bite se musa none se umeze fresh se musa wadodo nagira gatatu se nagira nkubwira akantu mwana oye bana Mchana nilisha sina nimesha kuva. oya nyegera abana mwana nyegere tu akose wisimbuka simbuka ibitego subira hariya Madu wakwegeye no mukwereka akantu twicarane bana nabirenze ariko nabirenze Oya mwana nzi kuvuga. Ewa meze bite se mukanya kubera bankubisa akamomo nkajya utundi duce nari mfiteho twabikarikira none tukareba ukuntu umuntu afata n'akantu ko kurya tu musa none se shabana gusutse neza byatari musa eba tutuntu ni fresh nta dukunze byatari ku buryo nyine eba ariko ubu ntituba duhenze nk'utu ntituba duhenze shari Muvesi atuzanira indi ariko twanayimira ahubwo ngoma no kuyiyangira no kugira ngo mu gihe bataraza n'iyindi fanta yawe se ntiyashizemo amazi mwese musa ubu ntitwarareba se ukuntu ujya kuzana ka kamashini none tukaza kuvugana mu kanya gasoma imashini umuntu ntiyazajyayo n'ejo umuntu yajyayo n'ejo ariko arakenewe mwana turayikeneye mu kanya ese kiriya giti pe se wumvise ukuntu kivuga ngo tukajya kukireba tutagitegoje tutagitegoje wamureba nyine oya umva ndi kuvuga ndumwereye inzoga se mwana ariko ibintu biriho sheri ntaribi ntaribi reka tube dusangira akamaro yanjye yari irimo no sha no kuri no winyweye no kuri kwimana no winyweye no winyweye reka dusangire naka ntabirenze kandi turagura n'iyindi nawe icyo navugaga sheri urumva ntureba buriya nkunda rero iyo wanyweye inzoga shawe nkunda iyo wanyweye inzoga ntureba ajute pole urumva igenda urimo n'utu kwifata ebyiri mwemo nice uzi nkwereyo mwemo naganira nta kibazo ndaza gukora mu kanya dutashye Manu muwanyu uzanga ukajya kumureba ukanazinywerayo wagiye gusa yitware nta kibazo yijyane jyana iyi fanta ubwire n'amanudi aguhe izindi ebyiri uhita unamubwira nawe afata indi munazinywereyo munazisangire kugeza igihe nziye nyine kukureba unywe eshatu mwana zose uzimare kabisa sibyo rata mado hari ibyo nshaka kugana ariko n'amadudu mwana bitakureba none wowe nawe ujye wumva musa
wagiye wumva mwana ndagenda nsize Madudu kandi twazanye Madudu se hari icyo abaye Madudu muri umurebe ako se wagiye waruhuka ukarejya kureba Manodi nako ugafata agafanta ntabirenze nta kibazo fate niyo ngiyo yitware umwe n'izindi ebyiri wowe unegereze kugeza igihe nzira ashamusa buriya nawe hari ukuntu ariko utumva mwana hari ukuntu utumva kabisa yesu ndahubwira akageza naho ngaho nkanyuhera musa none umuntu wanjye mwana none si ubwo kweri ratashiri bimeze bite se ari ribisi musa we yitware nako garahuri tu umwe n'utundi dufata tubiri noneho ku buryo utegereza igihe nzira mu kanya kureba nta kibazo ndahita nza nkureba nkunda ukuntu mane wowe uri umuntu wanjye bro fresh is kabisa noneho wewe wanacomeka telefone yawe kugeza igihe yuzuriye turi aho ngaho hano hariya hanze nyine ujye kureba ntuza saa mwana turavugana kabisa urategereza igihe nza kuguhamagarira urategereza igihe nza kuguhamagarira sibyo se abantu bose ko bagiye se ko abantu bose ndekura ari kubi ko ntari wawe ibintu ndi mu mabyanjye bigiye ibintu ndi mu mabyanjye bigiye oya turayimaze ariko twakwakana kandi nawazi mfite akarita urushe none se ugiye se ku urwo ruhande aha nicari icyo bigutwaye ariko nawe twari tugeze muri hangire nyine yo kwicara muri hangire y'urukundo tugatangira kwicara nyine muri dushaka twicare muri hangire y'urukundo mwana ni ukuri sheri ubwira akantu se umbaze umbaze sheri akantu ushaka kujya kukubwira abantu hari amanyenoza nyine urumva nayo napanze na Manodi ikibazo cyo nta gihari tu wowe niba ushaka ko nta kibazo nyine nta feri zo kubwira nakugejeje kubwira akantu tutanamenerwa mu ntebe ukagira n'undi mukiriya uza agasanga twicaye mu ntebe twaruhiye hano ntabirenze kabisa kandi urazi ukuntu mwene kubigize isiriye mwana ntabwo byari birimo ntabwo ibyo ntabwo bishaka ngiye zitura abantu it's okay sheri ni ukuri ndi kubabara ntabwo uri kubabara kuri kundi ibyo bintu ntabwo ari byo twavuganye ibyo bintu ntabwo twabivuganye njye ntabwo mbikubuza agiye data we ariko si ntabwo ibyo bintu byo kurwana twabivuganye she ntabwo ibyo nabikunze we she ibyo bintu njye ntabwo nabikunze ziturimo ibintu wanziritse kandi sheri ye we akubwiye imikino uri gukina ni imikino koko ayi wowe umva nta muntu urafungwa n'abandi ibyo bintu uri gukina yesu we uzi we hagize umuntu n'abandi koko hagize umuntu n'abandi koko kandi apfira abana munanzira mwana wawe koko umfiremo wawe koko wambabariye ko nazongera koko wambabariye koko ubu bintu koko wazituye wazituye koko turi ibintu waziritse gewe kugira ngo uyice manga turi ibintu waziritse gewe kugira ngo uyice manga turi ibintu waziritseho kugira ngo uyice manga gewe kandi ndapfira muri inzu ugiye murazira yaba ko muri mubiki firemanga kuko muri kureba koko muri mubiki akosubira ibiki koko firemanga muri kureba koko muri mubiki igiti ufite ikihe kibazo ubuse si firemanga kuko murimo kureba koko muri nabikeze dukina ibiki ku bintu byatangiye rero batikoreraga firemanga reba muri mara ngwisho amazi yo kunywa nese niki cyabaye amazi yo kunywa umutwe we arombu hafe niki cyabaye hano
digidi ni iki cyabaye? Ukuri kw'Imana agenda arenganye pe. Arenganye we. Umutwe we arawumennye. Amenye Iki cyabaye wa mukobwa. Fan. Iki? Fan. Fani. Sheri. Fani. Digidi. Hano turi kwishimisha. Kwishimisha we nawe. Nisohokere se? Digidi. Nisohokere. Ese kumva hapfiriye. Nisohokere se? Ni ibiki byabaye? Yatangiye tunywa inzoga. Munywa inzoga? Yatangiye tunywa inzoga. Noneho ndavuga nti noneho reka tunywa inzoga. Hasi noneho tujye mu cyumba ndebe ukuntu tubigenza. Noneho ubwo koko twakomeje kugira tukomeza tunywa inzoga tuzangaze ko tuje mu bintu by'urukundo. Noneho turanga mu cyumba arambwira ngo reka nzirika amaguru. Noneho mucakira amaze kunywa. Noneho amaguru arazirika ndihangana. Noneho kuko nabonye yasinze azirikana amaboko. Amaze kuzirikana amaboko arambwira ngo ari ikintu agiye kwikorera. Ariko ntapfiriye pe. Papa Savoma amaze kunywa. Yanziritse uzirika umuntu amaguru kamuzirika amaboko uri mu biki? aho bise umutwe ndumva. Mwishimisha uri kwica umuntu se? Nakwishira? Ubu amaze kunywa we. Ntabwo namwishe, turi kwishimisha hano. Nyuma yo kwishimisha tunywa inzoga turaza tukishimisha hano. Ndapfuye we. Mwari mufitiye gahunda se? Kwinezeza. Twari dufitiye gahunda. Kwinezeza cyane kwa muganga. Mwicana? No, kuri kw'Imana ndarembye. Kandi Papa Sava ndarembye uzi ko ntajya ntakubusa we. Ai umutwe we. Manudi! Umutwe we. Manu! Nzanira amazi. Ndarembye we. Kuisha umuntu biragenda bite? Ndarembye we. Mukoreho umuntu Ndarembye we. Ndarembye we. Ave, kora hano wumve yuko atari gowe. Ndarembye we. Urashaka gufungwa burundu? Ndarembye we. Urashaka gufungwa burundu? None se uri mu biki hano kweri? Ese digidi mwanyweye inzoga ariko kukubwira ngo iki? Byari by'urukundo namuhaye nyinshi zikwasinda tukaza zikamuca intege akaza tukagira ibyo dukora. Simwenduye kunywa kureba we. Amazi we. Amazi we. Amazi we. Eguka. Yegura. Yegura we. Ndimo ndagenda we. Eguka neza. Yegura. Manudi gira vuba. Amazi. Digidi, iyi mikino ukina wuhira abakobwa inzoga ngo nibwo muri muze kuryoherwa. Urumva? Nkubwire ko atari byo kabisa. Hari abakobwa basinda bamera nk'amavampaye. Mbona ari muri Yumva yamuko. soka. Amazi we. Ndavuze ngo soka hano. Usange muri saro. Amazi. Reka mubise ikintu mu mutwe. Kuse Digidi nkabaze. Ubu birinze ubwo wakuzirika amaguru bakakuzirika amaboko bagatangira kukuboha ugatangira kugonga bagukubita bigenze bituma. Reka urebye niba ari ngiye cyangwa atari ngiye sinzi ukuntu Eguka gake. ntabwo bikunda nyegura nyine. Eguka nyine. Urumva ariko umutwe harimo ikibazo. Uretse mwereke. Uko urumva biranahurirana n'inzoga nanyoye bikagira njyewe ubundi ukuntu byatangiye uriya mwana yari yankaniye mu by'ukuri kandi ngiye kubikubwiza ukuri umenye n'icyo nzizi. Uriya mwana yari yankaniye noneho njye nkamutereta ibi bintu Toma yose byanga gukora. Noneho njye nsanga ingingo indengera hari ukumusindisha ndavuga ni wenda ziramuca intege
mu by'ukuri nakubeshye nta nubwo simbizi ndaza ndavuga nti reka nshaka inzoga ifatika aba ariyo muha ndayimututa ariko byanga akajya ambwira ngo njyewe iyo nyweye inzoga ngo mpinduke ukuntu ngakora amabi noneho yavuga amabi ngagira ngo ziramuhita zimunyorosha ubwonko maze munyerere nanjye nkomeza kuzimuduta ndazimwaka iserera ntangira kubona natangiye gusinda ndavuga ni niwe ukazi iyo nyiboneye ndamuzana hano mu cyumba ariko ambwira ati waretse ibi bintu turi kwishoramo ko ibintu ngenda bikunda ibintu binkoresha ibintu bibi ndavuga nubwo gukoresha ibintu bibi ni okazi yo kugira ngo nanjye nide borosore noneho tuza hano arambwira ngo reka nyine mwicaje hano arambwira ngo reka mwereke utuntu nikorera anzirika amaguru anziritse amaguru nanjye ndavuga nuko ni utuntu nyine noneho ahita ambwira ngo nzirike n'amaboko ndavuga ni kuko rokazi yo mbonye ntaribi ndatega atangira kumpondagura kose digidi wize ibiki mu by'ukuri ubuzima kuki umuntu akubwira ati ngewe iyo nyweye inzoga zinkoresha amabi wowe ukumva ko ari ukwirekura akakwiha wese kwere kandi aricyo nari ngambiriye nyine uzi ko hari n'abantu birekura baba amavampaya yanakuburiye ntabwo ushaka kubyumva wowe uravuze uti ngiye guprofita amabere ya nyoko reka nkubwire ubwo bugoryi ntuzongere kubunzana uzi ko ari nkaho umunyishe kabiri niba yakubwiye ati ngewe nkora amabi kuki wumva ayo mabi hari ukukwirekurira numvaga inzoga imufasha numvaga asinda umuntu we uri kumusindisha akakubwira ati ngewe iyo nsinze nkora amahano amahano meza abaho